gusa abantu bakunze akose abantu bakora ikizami ku batinze bimeze bite sha njyewe kadingo sha nagize amahirwe ngera muri iyi kampani bingoye ako nayigezemo none umugisha nagize nuko bamwe umwanya wo kubaza abakozi bashyashya bashaka kwinjira muri kampani ndababaza ngo barize ndababaza ngo barize ndababaza none ngewe kugira ngo mbere ko ngo umugome ndababaza ibibazo bihabanye n'izo kampani ya mani ibibazo nibitetse ibibaho n'ibitabo ngenda bibabaza kuko nta muntu n'umwe cyangwa ngo atsinde niba ngombwa ngiye nzagenda nzane bo muri famiye yanjye nzane mu muryango wanjye ari wo ushyira mu kazi ariko bafite ibibazo ndababaza sha ndababaza pe ngo barize ndababaza akazi barakama hana ya batutanu banyumva ariko uyu munsi muri amukecuru nahuye no ubunyamwenya ariko nagira ko nari bajya kuba murabo murabona aho neza abayobozi umukira mu kazi bajya ntabwo kitetse murabona umugore wacu murabona neza nicara se take a seat. Thank you. Thank you. Urinde uri mu wiki tute anita Chazonto. Tita Zoto. Wari usanzwe uri umwarimu. Nazaroreje ibyangombwa. Wait. Wait. Tita Zonto. Tita Zonto. Uri tayari gutsinda ikizami cy'umunsi? Tayari cyane rwose. Uri tayari warize? Narize. Ahubwo uri na mwarimu kandi abizi abarimu. Ibintu byose muba mubizi. Ibintu byose. Uriya umwarimu rero. Ngo umwarimu urumva ibintu byose aba yarabyize. Aba abizi. Buriya n'ibyo tutazi turabeshya. Ibyo tutazi turabeshya. Uje kumbesha. Ubona kubwiza ukuri. Kubera kuri mu makazi. Ahantu nshizeho wowe kubera kuri mu makazi ntabwo mubeshya. Nshizeho nakubura ntarimbeshya. None se gabanya ibigambo byawe ndumva wazanye ibigambo ivuga byakwi. None se wize ibiki cyangwa wigisha ibiki si wumva? Buriya ndio nigisha isomo ryitwa ibibaho n'ibitabaho. Ibibaho n'ibitabaho. Mbega ibibaho n'ibitabo byose urabyigisha. None se batangiye kubaza kandi ibyo bintu bitabaho wigisha kandi bitabaho umuntu bizafasha cy'abanyeshuri wigisha kandi bitabaho. Uriya ikintu isomo ryanjye rifasha abanyeshuri ni ukugira ngo bibe byabarinda gutegwa ibyo bitabaho. Zero aho ubonye zero. None se dukomeze mu rugero rw'ibyo bintu bitabaho. Ibindi bitabaho mu rugero n'ingero zabyo nk'ebyiri. Tuvuge n'urugero. None se ubu ngubu ninkubaza ngo impano urayizi wambwira ngo ariko impano ndayizi. Uri impano
y'umuntu w'umugabo umeze neza urumva kandi ibyo bintu ntabwo bari kunjunze kubyigisha urumva ikindi buriya se wari uzi yuko ibyo nshobora kuba nakwigisha ukabona amafaranga utakoze ibyo bintu mbwira zero hanyuma amanota kirayarya zero maze kugira mbega wo kuri kumbaza ibintu bikomeye uretse ahubwo mu mwanya umaze kugira 0 uraza no kubona 0 ifite amatwi urumva ubone 0 ifite amaso mwayo yawe se none urumva unabona 0 ifite umutwe wenda nubona mara kubona 0 ifite amaso ukabona 0 ifite amatwi ukabona 0 ifite umutwe iragufasha gutekereza inagusubiza kuko wowe ndabona nubwo uri mwarimu sinzi ibyo wize dukomeze ubitsinde dukomeze sibyo ikibazo twagiye twakomeje none tayari mama we yakubyaye ariko wa kangahe ari sangahe akimara kubyara yatekerezaga kwita irezina ndagisubiramo mama we yakubyaye buri kuwa kangahe ari sangahe tariki zingahe z'ukwa kangahe noneho igihe yakubyaraga ariko se aragakora akazi ntibyoroshye se muyobozi wambwiye yuko uzi ibyo bamwe ari bo bazi ibintu byose bose babizi n'ibyo rero ni ikibazo kiri sipo ku mwarimu noneho yatekerezaga mama wawe akikubyara yatekerezaga kwita irezina ubu ngubu ko bakwise azoto mama we yatekerezaga kwita irezina none se muri kampani naje kubyara mu masegonda abiri ari kuba wanakirangije umva noneho rwose mama afite abana 28 ubu se twese yatumenya amasaha n'icyo byose zero none se ikindi kibazo umaze kugera 0 maze kugera amatwi abiri ariko dukomeze none se wambwira impumuro iki impumuro urayizi kunda ikintu impumuro y'amashereka ya mama wawe akimara kukubyara yahumura gute nuko byara none tureke impumuro none se buriya amashereka mama wawe waba wibuka ukuntu yaryohaga uburyohe bwayo uracyabubyibuka umva yararyoshye nka kwa kundi umva yararyoshye mbega nawe urabyumva yararyoshye utabinyumvisha nyine mbyumva amashereka mama wawe akimara kubyara ya mbere yararyoshye utabinyumvisha mbyumva ntabwo ndi kubyumva uzi ukuntu yararyoshye nka kwa kundi wafata ka kantu ko mu nyama kamwe kaka zero washiremo imiyaga dukomeze humura ibibazo ibiryoshye biri inyuma utari kumbaza ibibazo byose nize ko nta na kimwe ari kumbaza ngo ntimwarimu hari ngo mwarimu barize none ugize umwaka usanze uri mwarimu ukuntu bambazaga ni nabo batumye mba mu ishuri mukambaza mukanesha umutwe mwarangiza mukangubita mukanoteza kubera byananiye akusabaga ko wivugisha wambajije ndimo gushaka ibibazo humura ndi kuri interineti navuganaga n'umukozi wa kampani tuvuganira kuri interineti ambwira ngo mubaze gutya noneho ikindi kibazo izuba n'ukwezi icyakubita ikindi ni iki birwanye se noneho birwanye nyine reka nkubwire wowe ku izuba njomba ukwezi noneho turwanye turebe icyakubita ikindi nakubonera umuhetse urabizi mbizuba urananutse mbizuba ngo mu kwezi oke ya zero ifite umutwe nawe yaje zero ifite umutwe kandi zero ifite umutwe icane ni umutwe nk'uwo wawe noneho rero ikindi mbwira akamaro k'umwijima uri umwijima mbwira akamaro k'umwijima dore tujye mu bibazo byawe tica rwose uba wigisha uri umwijima ushinzwe ibintu bya detoxification of fats cyangwa se gucagagura ibiburi mu mubiri bigatuma uburozi ibintu bya poisons bigenda bikava mu mubiri maze umubiri ugasigara umeze neza
waje ku kizami waje mu bikipe witeguye ikizami ngenda kubaza akamaro k'umwijima ukanzanira ibintu by'ibinyabuvuta ibintu bitafututse njye ntazi ubwanjye njye se urambwira fati narize nzi ibyo ari byo umva mubwire rero umva se mubwire njye nakubwiye umwijima wo mu kirere ntabwo nakubwiye umwijima wo mu nda akamaro kawo utuma abasura biba neza zero wabonye aho zero kubera ko nabanyigusubirije ni zero kandi utuma abasura biba neza utuma abantu oya noneho twagiye sibyo wagiye ureka kugira irari niba nkubaje wagiye uragira irari y'ibibazo no kubagenda kumbaza umwijima kandi umwijima ariko ngejeje amanota ngaha mfite 70 ingahe kuri singa 80 umaze kubona amanota zero ifite amatwi zero ifite minwa zero ifite amaso simbona ari nka nzanurebe kanze rwose nyereka ayo manota rwose ndebe umaze kugeza reba zero umaze kujya ku nifite umutwe amaso sigaje kugana n'umusatsi w'injwiri ubusima ubusama zero ifite amaso nk'ayinuza yagura njyayo maso ntabwo nyeme uretse mubaza ariko usigaje kubona zero ifite injwiri nk'izo za mumase mubaza ikintu cyenda wambwira noneho tugiye mu bumenyi bw'isi nyirizina wambwira noneho yewe wesha noneho n'ikinanira akazi kawe tukihorera n'ikinanira akazi tukihorera noneho nanjye wambwira umuntu wahaba wambwira umuntu waba warabonye ipeti rya marishari bwa mbere ku isi umuntu waba warabonye ipeti rya marishari ubu niwe ushaka kumenya niwe nshaka kumenya uyu nguyu bamwita Albert Clement bamwita Albert Clement umugabo wabonye ipeti rya marishari bwa mbere ku isi Albert Clement gitangiye kubisubiza ko gitangiye kubisubiza ntabwo nongera kukibaza ubumenyi bw'isi kirabizi kuko abarimu barize pe ariko kugira ngo atabona akazi gatanu ngiye kumubwira ko abonyeho abiri ariko abiri nayo iki cyo noneho witwaye neza ubonye rimwe kuri atanu uzi ko maye mujya wavuze ujijinganya uterwa bagukwivata mu kanwa komeza nabwo ndagutsinda ikindi umugabo bita Napoleon ibigwi bye waba ubizi Napoleon ndamuzi cyane niwo bakunda kwita Napoleon Bonaparte ndamuzi wowe hepfo hano mu Bufaransa hirya ahangaha gato ndamuzi ngo tubwira ibigwi bye nka bibi baba uriya ndamuzi cyane uriya ni umugabo wayoboye Ubufaransa muri ya myaka ejo bundi tukiri abasaza uravuga ejo ubu ngubu se twabaye abana ejo bundi turi abasaza yaratuyoboye uyu mugabo twahetse imbunda turarwana ikigo yakoze nyine uyu nguyu igikorwa cy'indashyikirwa nuko ari we muyobozi wenyine tuzi ku isi wayoboye isi yose ari wenyine Napoleon isi kibuze ariko rero iki cyo noneho ubonye 0.5 kuri 5 mugabo ayo manota ushaka kuyirira uzi impamvu se wawe ntabijya wamuhe amanota Napoleon nibyo kuko numvisha umuzi ariko wavuze ngo ni wa hano hirya wavuze ngo ni wa hano hirya mu Bufaransa kandi kugira ngo hano mu Rwanda ugere mu Bufaransa binasaba gufata indege urumva ni kure cyane si kure niyo mpamvu rero wavuze ngo ni wa hano hirya niyo mpamvu mukase ayo manota ikindi kibazo twakomeje dukomereze kuri bya bibazo sibyo wari umaze kubona 0.5 kuri ikibazo cya Napoleon kiri kibazo kije kirukanka kitariho ivumbi ikibazo kitariho iki njonda tayari ikibazo kitari naje gusubiza ugomba no gutanga igisubizo kitariho ivumbi noneho ikibazo Amerika umugabane wa Amerika yavumbuwe nande Amerika yavumbuwe ryari yahawe ubwigenge Amerika rero yavumbuwe n'umugabo bita Christopher Columbus iza kuvumburwa mu gihe ntari nakavutse noneho yahawe ubwigenge mu 1776 Amerika yavumbuwe na Christopher Columbus ntabwo ubwigenge mu gihe cya 1776 icyo bita American Revolution kirabuze ndagiye amakina
rero wagikoza ariko kubera yuko bavuze ngo Amerika yahawe nako yavumbuwe ngo utaravuka uri wambwiye umwaka ntabwo wambwiye ngo yavumbuwe utaravuka ako kantu gatumye nko katiki amanota ubonye 0.2 kuri 5 0.2 kuri 5 0.2 kuri 5 kandebe ikindi kibazo muri nuza ntabwo wanyuma amanota yanjye yose rwose ndi kuyakorera ndakumena umutwe naje ikindi kibazo kirukanka u Rwanda rwatangiye rwitwa ngwiki u Rwanda buriya rwatangiye rwitwa u Rwanda rwatangiye rwaturutse ubundi u Rwanda rwaturutse kwiki none rwatangiye kwitwa ngwiki u Rwanda rwavuye ku ishinga bita kwanda bivuga kwagura ikintu gacagura bitangira rwitwa ngwiki rwatangiye rwitwa u Rwanda rwa Gasabo ikiyaga cya Muhazi none se u Rwanda umwami waruyoboye bwa mbere yitwaga Gihanga Ngoma Ijana umwami wayoboye u Rwanda bwa mbere ni Gihanga Ngoma Ijana rutangira rwitwa u Rwanda rwa Gasabo utangira he ikiyaga cya Muhazi mu kiyaga cya Muhazi hano hirya niho kino kintu igihugu cy'u Rwanda cyose cyavuye hano hirya kuri Muhazi katangiye ari Gasabo gitangizwa n'ubwoko bwita abanyiginya bari abanyiginya barakomeye ariko nanjye ndi umunyiginya niyo mpamvu nkomeye sabura ko naseho gafifi ariko kino cyarimo ngo ni azote rero ndumva bateka kiyazi cyakora kirako yigishije ibintu u Rwanda ntabwo nari nzi ko rwatangiye ari u Rwanda rwa Gasabo ntabwo nari nzi Gihanga Ngoma Ijana kizi ibintu sa iki cyo noneho no wagisije neza rwose ubonye urata ane kuri 5 sije ane kuri 5 ikibazo kindi turi gusoza no tugiye kuyoboka Imana nyine sije tugiye kuyoboka amanota nkubara tugiye kuyoboka Imana nyine kuyoboka Imana sije noneho ikibazo kiyoboka Imana urabizi sibyo urabizi kera habayeho kurimbuka ku isi irarimbuka rwose noneho iryo rimbuka ryawe ryaratewe n'iki noneho muri ubwo kurimbuka sibyo hari umugabo umwe waje kurokoka uwo mugabo ninde noneho umugabo hari undi baba bari kumwe numva waje gukosa areba inyuma nyine akora ibyo bari bamuhuje areba inyuma agira iki umugabo nyine nawe bitangira atarokotse n'arapfa umugabo yitwaga nde uvuga ngo isi yaje kurimbuka irimburwa n'amazi ndetse irimburwa n'Imana kuri Imana ni ingombe urumva noneho hariho umugabo umwe warokotse bitaga Nowa noneho hari umuntu uwo wundi warumbajije bamwitaga Loti yaramubwiye ngo wirebe inyuma arebye yahinduka umunyu mbona nawe wasa nk'umunyu noneho urumva burana nibeshe iyo umuntu ashubije amajije neza baranimwaje ibibazo by'uzi nabibonye Loti yahindutse umuntu kubera kutumvira none se buretse wanungwa wa mugabo nawe nuje uzanye bya bintu byo kutumvira kazatuzambiriza ibintu hano mu Rwanda oya rwose nje byose ndabizi umbisha Loti ko yanze kumvira akaza kwinduka umunyu nawe ushaka kujya mu Rwanda rwacu ruzashi oya mbona ari wo waba Loti nako njewe buriya sinaba Loti noneho rero ikindi kibazo ubundi gupfa bimaze iki gupfa se gupfa bimaze iki naje hano gupfa njewe so urabona ndi umupfu baza bapfuye icyo bimaze njewe ntabwo ndipfuye neza unapfuye umupfu navuga ngo gupfa bimaze iki none se narapfuye ntabwo napfuye no mu bwonko none se narapfuye herewe na 0 bitama napfuye mu bwonko kurusha napfuye mu bwonko okay dukomeze kubaho se bimaze iki kubaho bimaze iki uri burarya waje mu Rwanda rwacu yango ujye by'Urwanda rwose ntabwo muzajya mungaburira se muzanyicishwa n'inzara icyo kibazo ukibonyeho none hari ukubona 0 hari no kubona umwenda ubonye umwenda w'amanota 3 kuri 5 hari ibyawe nari bivuze na ya manota wabonye tugiye gukuramo uyu mwenda w'amanota 3 kuri 5 usigara amaherezo arasigara na 0 n'ubundi umwenda wa 3 kuri 5
mudasigarana ikindi kibazo oya subiramo mudasigara n'iki ikibazo cya nyuma nakumenya Imana ni iki Imana ni iki nakumvise Imana ni bose Imana urayizi Imana ni ntacyo ze nawe ugisubiza noneho urumva Imana ni umugabo arabizi se Imana ni umugabo naretse ntago wagiye wumva abantu ukabona pastor yagutse arasenga cyangwa pastor agahaguruka agasenga akavuga ati yewe Mana umugabo w'abapfakazi se w'imfubyi warabyumvisha Imana rero ni umugabo niyo mpamvu n'iki kibazo kikorana ubonyeho ze ako yurayemera cyo ndacemye niyo mpamvu na burya mpabwa ukaristiya barambwiye ngo senga isengesho data wa twese uri mu ijuru Imana ni umugabo nzi kuri ikizongwe nako nawe akora kaze ikibazo cya nyuma waje ko wabonye itangazo ry'akazi ubundi akazi uri gushaka kugira ngo ujyeho urakazi uzi ibyo urajya ukora bisanzwe nkigishaga tica zonto warigishaga tica zonto rwose wemeye guta akazi k'ubwarimu kugira ngo ibintu by'ingwa ubyibagirwe uruhuke uraza mu Rwanda ako kazi urakazi ubundi barambwiye ngo nabonye ku itangazo ngo dukeneye umwarimu nako buriya ngo dukeneye umukozi wo kuzajya ngo aza akaducungira uretse ngubwire ubundi aka kazi urumva ko twakatanga tuvuga ngo dukeneye umukozi urumva umukozi wo kujya yoza amacupa yo mu ruganda yoza amacupa yo mu ruganda noneho agafata n'ibicupa byamenaguritse akabitwara he mu kimoteri noneho tuza se tica soto tuza nubwo wananiwe nubwo wabonye zero ariko tuza musobanure nyine by'aka kazi si noneho akajya nakoropa toilette za hano mu ruganda yewe no kuzividura akazividura toilette no gukoropa iki niko ibintu byose umenye yuko akora kwa mugabo ibyo bintu kwajya ngo wowe ubikora ninjye ushaka kubyihengekereza njyewe ni costume wa mugabo none se abo niko kazi by'amanota se Mose nabonye amanota angana ukoropa mu nabonye amanota angana kubidura toilette kubidura toilette Mose nabonye amanota angana uramutse utsinze kubidura toilette rwose umva sha rwose none se nanyemerera nk'abantu batatu bakari ni nyarukuze mubwire amanota yawe rwose ntabwo wo gutakaza kubwarimu ngagiye kubidura toilette ati ndakubajije hakora ubumenyi bwese abari mu cyaro none se tica kuta garuka mubwira amanota yawe oya mujyana akazi kanyu rwose garuka mubwira amanota yawe ushobora no gutsinda aho kugira ngo ndaje kuvidura imisarane nzishwa n'ingwa nawe uzajya umya njyewe nkuvidurire kafuna umuheto